Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D, birabujwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Ubu ugiye kugera kuri rompuwe. Kuri rompuwe rero, kubera ko kino cyapa cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, iyo ukiyabonye uba ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka. Rero kino cyapa kenshi kigunda no kuba gishinze hariya kuri rompuwe, uzakibona ari uko aho hantu utegetswe guhita uhazenguruka. Rero ndizera ko uramutamo A, ndizera ko uramutse ku papuro. Murabizi tugiramo gota n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebera video nagukoreye amokota n'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, amezi 2. B, mu kwezi kumwe. C, mu minsi 15. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bibaye ngombwa ko ibyo ari byanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga bihindurwa, ibyo bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu bara ishinganye. Ibyo bikorwa mu minsi 8. Ese muno hari ahantu wabonye handitse ngo mu minsi 8? Ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona byajemo, uhita ubikora. Noneho ikindi, ikinyabiziga cyoherejwe mu mahanga burundu cyangwa kidagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu kigo cy'imisoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2. Ndizera ko rero waramutamo D, ndizera ko waramutse ku papuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka nkufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa
rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Nuwa ngo kugira berekana ahantu habi. Niba wenda ni igihe cy'imvura, hari umuhanda wacitse, bari kugira bakwereke igice cyaguteza ibyago, bakoresha itara ry'umuhondo rimyatse ari kubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Ariko kuba bashyizeho iryo tara ry'umuhondo, uretse kukuburira ko ugomba kunyura aho hantu urushijeho kwitonda, iryo tara ntacyo ryahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga, ntacyo ryahindura ku maferuje, ntacyo ryahindura ku bino byapa byo gutambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo A, ntacyo gihindura. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tara wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma ihwira uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramusamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wayihisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mukagira n'ubwoko butatu bwa feri. Hari feri y'urugendo, yo ni ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bubangutse bwizewe kandi nyabwo ko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa igeze ahacuramye. None feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho. Impamvu babitinzeho nuko muzi ko babibabaza. Hano rero twahisemo A, feri yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramusamo A. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Tuba tugomba kuba dusa dute? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Uturi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, bikubwiye hakiri kare. Nuhura nabyo mu kizamini wakora mu kanya uhita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko rero waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda utaringaniye iburyo. B, akamanuka gashobora guteza ibyago. B, ahantu umuhanda umeze nabi. D, uhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Ugiye kugera ahantu hamanutse akamanuko. Ikindi zino pourcentage bagenda bashyiramo 10% ntago hahoramo 10%. Bashobora gushyiramo 15%, 20% bitewe n'ukuntu ako kamanuko karaba gahanamye cyane. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira.
ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ndizera ko Mr. Mobi, ndizera ko muskandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 7 kirabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku ariko yo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6. Impande zayo cyangwa zayo zigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira kugira ngo bababone, kubera ko batubwiye ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Ni nijoro cyangwa se ni ku manywa hari umucucu mwinshi cyangwa se hari igihe cy'ibihu, n'igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Hari ukuntu bagaragazwa, imbere ni itara ryera naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6 no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande habashobora kugaragazwa gute? Itara rimwe cyangwa menshi yera, B amatara menshi y'umuhondo, C amatara menshi asa n'icunga rishije, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. No mu mpande hari ukuntu hagaragazwa, hashobora kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndizera ko rero waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenguka ba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Imikandara yo kurinda ibyago yagenewe gusa abandi, A umuyobozi, B umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, C ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibigomba kugira imikandara, umukandara w'umuyobozi wo ni itegeko, nta modoka yabaho itawugira. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere naho ni itegeko, ariko umwihariko wa zino modoka ndakeka benshi mwana zigendeyemo mubona ko ziba zifite imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Ndizera ko rero waramutse mode ibisubizo byose ni ukuri. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigereshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda kiriho ibyuma ntamenywa, kiriho za antibare, icyo kinyabiziga gishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara udafite uruhushya. Ese urwo ruhushya ni nde ruguha rukwemera gutwara icyo kinyabiziga mu nzira nyabagendwa? A polisi y'igihugu, B minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C minisitiri w'ingabo, D ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanizo cy'ukuri nta kindi ni B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba bifite mu nshingano, niwe uguha uruhushya rukwemera gutwara biriya binyabiziga mu nzira nyabagendwa. Ibyo binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara cyangwa se biriho ibyuma ntamenywa, ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo biriho antibare. Ndizera ko ramusamo rero B, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hari aho uzumva bavuze ngo mu ibara ritukura, kuvuga ngo umuzenguruko utukura no kuvuga ngo mu ibara ritukura ibyo byose aba ari kimwe. Ubuso bwera cyangwa kuvuga ngo ubuso bw'umweru ibyo byose aba ari kimwe. Ibirango byo aba ari umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A imbere hari umuyobozi w'amatungo, B imbere hari inzira ya gari ya moshi, C ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi yatabambiye,
D inkomane ibambiye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Bangu igihe cyose uzabona gari ya moshi iri kugendesha amapine, ahantu izaba iri kugendera haba hatabambiye. Nawe izo uzabona zigendesha ibyuma ziba zigendera ku nzira zibambiye, za nzira ziba zikoze nk'urwego z'ibyuma. Ndakeka benshi mwanandushije gutembera muri guhitamo byuma. Rero zino gari ya moshi zo ziba ziri kugendesha imipine, ahantu ziba ziri kugendera haba hatabambiye. Niyo mpamvu duhisemo se ahegera amasangano n'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ariko hatabambiye. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo. Bigomba gutundurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, cyangwa se byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko ngo ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: ntibibujijwe ku bihe binyabiziga, imashini zihinga, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga. Zino mashini zihinga zo ntizikurikiza rino tegeko. Kiba cyagenda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi cyangwa se byarenze uburumbarare bwacyo. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. No kubera iki ari imashini zihinga, ko birashoboka ko n'ubundi zaba ziri mu mirima. Byo birashoboka, ariko gutwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikura hasi byo biba bibujijwe. Ndizera ko rero waramusamo A. Kibazo cya 12 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibihe bipimo: A, iby'inyuma metero 3, B, iby'imbere metero 2.70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere aba ari metero 2.70. Igice kirenga ku biziga, ibiziga bari kuvuga ni imipine. Niba bavuze ngo iby'imbere ni metero 2.70, kuva ku mupine w'imbere kugeza aho ikinyabiziga kigarukira ari kugana imbere, nibyo baba bari kuvuga. Abagomba kuba ari metero 2.70. Noneho iby'inyuma biba bigomba kuba ari metero 3 na santimetero 50. Impamvu duhisemo B gusa nuko kuri A bavuze ngo ni metero 3 bakarekeraho, aba ari metero 3 na santimetero 50. Rero iby'imbere byo bikaba metero 2 na santimetero 70, cyangwa se kuba ngo metero 2.70. Ibyo byose aba ari kimwe, niyo mpamvu duhisemo B. Ubwo rero baramutse bagihinduye mu kizamini wakora mu kanya bakavuga ngo iby'inyuma metero 3 na santimetero 50, nacyo cyaba ari igisubizo cy'ukuri uzahite ugihitamo. Ndizera ko rero hano waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Kibazo cya 13 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki, ni ukubera icyo ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha romoroki guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Mu gihe uri kugenda uba ugomba gusiga hagati yawe na romoroki cyangwa na rukururana umwanya uhagije kugira ngo aze kukurebera muri rotorovizeri, niko mubyita mu ndimi z'amahanga, kugira ngo nabona n'imbere nta kibazo gihari abe yaguha ibimenyetso bikwemera ko wamudepasa. Rero uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo kugira ngo bifashe umuyobozi wa romoroki kukurebera muri rotorovizeri. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Utegereje gukata iburyo ariko ukingirijwe n'imodoka ihagaze, wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B, kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C, gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D, guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Urahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho uri buze kureba neza. Wirinda kwita wihuta winjira mu muhanda kandi ukingirijwe n'indi modoka. Birashoboka ko haba haje nk'indi modoka mukaba mwagongana. Ugomba guhagarara ahubwo ukagenda gake gake witonze kugira ngo urebe neza, winjiye mu muhanda utagize ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B, gukomeza iburyo bwawe. C, kumunyuraho iburyo bwe. D, kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ugabanya umuvuduko ukareka akagenda, ari kukubwira ngo unyureho uciye mu ruhande rw'iburyo kandi wowe ushaka kujya ibumoso. Ikindi kunyuranaho iburyo birabujijwe, urabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ni nk'aho ari kukubwira ngo uca muri za ruhurura. Rero ugabanya umuvuduko ukareka akagenda, waza kugera ahantu byakorohera kuba wamunyuraho ukaza kumunyuraho ariko uciye mu ruhande rw'ibumoso. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga wegereye iriya nzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo ubwo umunyamaguru wa mbere araba akandagiye mu muhanda ashaka kwambuka uhagarare bitakugoye cyangwa utamuteje ibyago. Ndizera ko ramusamo B, ndizera ko ramusikandika ku papuro. Utari wayihisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda ari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Tegereze neza mwari rino sangano ry'umuhanda cyangwa se hano hantu hahuriye imihanda imeze gutya. Twafite kiriya cyapa cyanditsemo stop, bisobanuye guhagarara n'uriya murongo urombereje imbere y'iriya modoka. Ese ni ukubera iki hari kiriya cyapa n'uriya murongo urombereje imbere y'iriya modoka? A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Reba neza rino sangano ry'umuhanda tugiye kwinjiramo. Uno muyobozi w'ikinyabiziga ugiye kwinjira uri kubona ntabwo yareba iburyo bwe, nta nubwo yareba ibumoso bwe ari rasangano ry'umuhanda agiye kwinjiramo. Biba ngombwa ko haba hari kiriya cyapa cyanditsemo stop bisobanuye guhagarara, kugira ngo nuhagera uhagarara akanya gato. Nuriya murongo kugira ngo uhagarare utari wawurenga, kugira ngo nubona ibinyabiziga bigabanutse cyangwa se bitakiza ubone kwinjira mu rino sangano ry'umuhanda ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Niyo mpamvu duhisemo A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndizako n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita uryikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga. Amatara ndangacyerekezo baba bavuga ni ibinyoteri. Ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe ibinyoteri byose by'ikinyabiziga cyawe. A. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B. Mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda se nk'ikinyabiziga cyawe cyacitse fe, kubera ko ikinyabiziga cyawe gishobora kubateza ibyago. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ugeze ahabera impanuka yo mu muhanda bwa mbere ugasanga bakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Ni iki kindi ushobora gukora ugeze ubundi hari ahabereye impanuka? Ikintu cya mbere ukora uhita ucana amatara y'ibyerekezo byombi. Ese ni iki kindi cya kabiri ushobora guhita ukora? A. Kumenya neza niba imbangukira gutabara yahamagawe. B. Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Kumenya neza niba imbangukira gutabara yahamagawe. Ikintu cya mbere wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Icya kabiri ukamenya neza niba imbangukira gutabara yahamagawe zambira kanse kugira ngo baze batware uwo muntu wakomerekeye mu mpanuka. Icya gatatu ukanamenyesha impanuka kuri polisi uhamagara 112. Ndizera ko ibyo byose muzajya muhitamo bikora. Ndizera ko hano waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda n'icyo cyamugomba polisi ishobora kugusaba kucyerekana. A. Icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga. B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. C. Uruhushya rw'agateganyo. D. Imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Bibaza se ko wakoze impanuka kuko yari impanuka cyangwa nuko wihuye mu muhanda utazi gutwara bikaba biguteje impanuka. Rero ikintu kizemeza ko uzi gutwara nuko uzaba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, aribyo bita kategori. Rero nicyo cyangombwa cya mbere polisi igusaba kucyerekana. Icyemezo cyandikwa cy'ikinyabiziga oya. Uruhushya rw'agateganyo provisoire oya. Imikorere y'ikinyabiziga oya. Kintu bakwaka perime. Murabibona nk'iyo habaye impanuka ikintu cya mbere babaka bahita babaka perime zanyu. Niyo mpamvu duhisemo B.
uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori zose cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire mu gihe gito. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha yo gutegura ikizamini neza cyangwa se yo kugufasha mu kazi kawe ka buri munsi. Ukeneye igitabo turakikuzanira cyangwa se tukakiguha mu buryo bwa online kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urakosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.